murisanga uyu munsi irakomeza kura mu mateka y'u Rwanda yaremereye bamwe mu banyarwanda abandi ababera urujijo. Ni urukurikirane rw'ibiganiro twatangiranye na kudeta yabaye mu Rwanda bikuraho repubulika ya mbere isimburwa n'iya kabiri mu mwaka w'1973. Ibiganiro bitatu bimaze gutambuka byumviswe na benshi, hari n'abagiye babisangiza abandi. Birumvikana ni umuco karande kuko bisangiwe biryoha kurushaho, ariko kandi hari n'abagiye babyiterurira bagahindura inyito yabyo cyangwa se amafoto ajyana nabyo. Nabo turabatumiye bisuzume, bashyire ibiganiro ku mbuga zabo ariko ntacyo babihinduyeho. Uyu munsi rero turakomeza kubatumira kwitabira ibiganiro, mutugezaho kandi ibitekerezo byanyu binyuranye, ahubwo mujye munatubwira n'izindi ngingo twazaganiraho mu bihe biri imbere. Turacyari kumwe rero mu kindi kiganiro uyu munsi. Nongere ntumire mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ubagezaho ikiganiro nyirizina. Washington, ijwi ry'Amerika. Urakoze Etienne Karekezi. Namwe mwese aho muri hose mbahaye ikaze muri kino kiganiro cy'ijwi ry'Amerika muri Sanga. Nk'uko nabibasezeranije, iki kiganiro turagiharira hanini ifungwa ry'abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere. Abapfuye mbere bishwe n'inzara koko umunsi wa 31. Murumva aho bamwe bajugunywe. Perezida niho yambazaga tese Liyetona Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye icyangugu yabajyanye mu Bugesera. Ati Sebatware, Prefe Sebatware ambwiye ko ngo yabishe akabajugunya mu Rwabayanga. Numvise ko hari abantu bahambwa hitwa mu Kagoyi, ni hafi y'icyo kigo cy'abasirikare mu Bigogwe, niyo babajyanaga. Nuko bapfuye muri transiseri Liyetona Ntuyahaga abavana ku Gisenyi abazana mu Ruhengeri, bavuye no mu mwuka bageze ku Mukamira. Turashaka yuko umuntu wese wabigizemo uruhare amenyekana, ibiriya bintu bakabisabira imbabazi, bakabitunganya, bakabigorora uko bishoboka. Abo bose murabumva mu kanya mu kiganiro cy'ijwi ry'Amerika muri Sanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Dusubire gato ku ihinduka ry'ubutegetsi byo muri 1973. Bamwe bavuga ko ritari ngombwa, nyamara umwe mu bana b'impirimbanyi za demokarasi na revolution, Dominique Mbonyumutwa, si ko abibona. Marie Claire Mukamugema, kaze neza ku ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane Venuste kumpa ikaze ku ijwi ry'Amerika. Nagutumiye kubera yuko uri umwe mu bantu bamaze kumenyerwa, batanga ubuhamya ku byabaye mu Rwanda kandi babizi. Ukaba kandi uri umwe mu bana ba perezida wa mbere w'u Rwanda Dominique Mbonyumutwa. Muri 1973, icyo gihe tuvuga hano ku ijwi ry'Amerika, wari wubatse, wari umubyeyi ufite abana babiri, ndetse nkaba navuga yuko icyo gihe wari umukozi wa leta ukora muri Caisse Sociale, ni ikigo cya leta cy'ubwiteganyirize. None wowe Madame Marie Claire Mukamugema, iriya kudeta yabaye warayibonagiza? Iriya kudeta yabaye twarayibonagiza, ariko ndahita nitandukanya n'ibyayikurikiye. Byo twabivumiye ku gahera, kandi turashaka yuko umuntu wese wabigizemo uruhare amenyekana, ibiriya bintu bakabisabira imbabazi, bakabitunganya, bakabigorora uko bishoboka, kuko ntabwo washobora kubigorora ubu ngubu, ariko nibura waha imiryango y'abariya abantu n'abanyarwanda kumenya no kubasha kujya mbere. Noneho rero reka tugaruke ku ihindurwa ry'ubutegetsi nk'uko nari mbabajije.
iyo kudeta yaje ite? Ese ubundi yari ngombwa? Aho byari bigeze yari ngombwa, ndabivuga mu magambo makeya kuko nk'uko nabivuze, ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Yari ngombwa kuko hari abandi bantu nabo batari bafite uruhumekero muri icyo gihe, kandi bitewe n'amategeko yarengwagaho avuye mu ibukuru. Iyo mvuga ibukuru mba mvuga muri perezidansi ya repubulika. Urasa n'uvuga ko hari amakosa ubutegetsi bwo hejuru uhereye muri perezidansi ya repubulika bwakoze ku buryo bwanatumye n'iyo kudeta iba. Kugira ngo byumvikane neza ushobora kubisobanura, abo bantu bari babuze ubuhumekero ni bande? Abo bantu bari babuze ubuhumekero ni abantu batangiranye na repubulika, cyangwa se abatarashakaga repubulika ariko bari abanyarwanda. Abo rero hageze igihe bose bakagenda basigara. Njye ntabwo narebye ngo kudeta ikozwe n'umukiga, narebye yuko ubutegetsi butari bugishoboye kuyobora u Rwanda neza buhagaritswe. Kabone niyo bari gusubizaho abari bahari, ariko bababwiye bati nimukebuke, nimurebe mwarengereye umurongo, nimugaruke mu kubahiriza ikiremwamuntu icyo ari cyo cyose. Abakumva uvuga yuko iyo kudeta wayakiranye yombi, mu gihe bamwe bavuga yuko iyo kudeta itari ngombwa, hari abashobora kwibaza bati uriya mubyeyi ubivuga ni ukubera yuko ari umwana wa Dominique Mbonyumutwa, ari wari perezida w'agateganyo w'u Rwanda, perezida wa mbere w'u Rwanda. Ababitekereza gutyo baba bibeshye? Ntabwo baba bibeshye, ariko nabagorora. Wabagorora ute? Nta butegetsi Mbonyumutwa yari agifite kudeta umva, yari yarataye umurongo, bari baramutesheje umurongo hamwe n'abandi benshi, kandi bari barakoreye repubulika kuva yatangira, ndetse na mbere y'uko repubulika ibaho. Abo bantu bose hirya no hino buri wese yagiye agira ibitekerezo bye, atanga umuganda we kugira ngo repubulika ibeho. Kandi kugeza babatesha umurongo, nta kintu cyagaragaraga ko batatiye ya matwara yo guhindura ubutegetsi ngo rubanda rwishyire rwizane mu gihugu. Abo Mbonyumutwa n'abandi bateshejwe umurongo, nabo bari abaturage bagombaga kugira uburenganzira bwabo. Ntabwo kwari ukuba abategetsi, ntabwo abanyarwanda tujye twinanirwa ku giti cyacu ariko tutananijwe n'agatsiko akanaka ngo ni uko kari ku butegetsi. Marie-Claire Mukamugema, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya gakomeye wahaye Ijwi ry'Amerika. Nanjye ndagushimiye. Ni ngombwa ngo kiriya kibazo gisobanuke kijye ahagaragara. Uwitwa Apollinaire Bikorimana witiriwe kudeta itarakozwe ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu muri 1973 afite icyo abitekerezaho. Apollinaire Bikorimana, akaze neza ku Ijwi ry'Amerika. Urakoze, komera bwana Veniste. Nagira ngo ubanze wibwire abantu, hanyuma nkubaze ikibazo cya mbere. Nitwa Bikorimana Apollinaire, nabaye umusirikare kuva 68 muri Ecole d'Officier mbasuriye tanya muri 70, navuyemo muri 80 mfite grade ya kapitene muri affaire Rizinde. Hanyuma kuva icyo gihe nta kazi, mbese muri make n'ibyo ngibyo. Icyo gihe muri affaire Rizinde bagati imyaka 6 irangiye, bansubizamo umushinya imyaka 2, bansubije vuyemo banshyira kuri komine mara y'imyaka 3, ubwo inkotanyi ziteye muri 91. Ubwo urabizi
muri politiki ikibazo haje ikindi nubwo ngubwo nashoboye mbese guhumeka. Nibutse abumva ijwi ry'Amerika ko uri umunyarwanda uzwi cyane kubera yuko uri umurinzi w'igihango, nkaba nishimiye kukwakira ku ijwi ry'Amerika nk'umurinzi w'igihango mu Rwanda. Bivuga byinshi kandi byiza. Mbere yuko rero dukomeza ikiganiro, nagira ngo wumvise mu kanya ibyo Marie Claire Mukamugema yavugaga, avuga ko iriya kudeta yo muri 73 yari kudeta yagombaga kuba, kandi yabitangiye ibimenyetso n'ibisobanuro, yari ahari, yari ahibereye. Nawe muri 73 wari officier, warabibonaga. Mbwira, iriya kudeta ubona hari ibimenyetso bigaragara, wavuga uti yari ikwiye kuba, nanjye ndabyemeza? Ibyo avuga nanjye ndabishyigikiye. kudeta yagombaga kuba, donko twumvikane, wenda wabyita kudeta wagira gute, ariko ubutegetsi hari ikintu cya desordre, donko hari akaduruvayo kuva mu mpera z'72 ubutegetsi bwa Kayibanda wabonaga yuko rwose gufata ibyemezo kwasido gukora umutekano, mbese kuva iriya komite disari y'abanyeshuri itangiye muri 72 abanyeshuri bakirukana abandi muri universite, Kayibanda rwose byagaragaye ko gufata ibyemezo byaraniranye, kandi ababiteraga Habyarimana yari afite polisi, afite arume, Muzese Batware afite justice, afite interieur. I Butare babitangira Buregeya niwe watekaga i Butare. Nta cyemezo rwose narakurikiraga za telegram zose. Eta major bari abaserubuga ntabwo bigeze batanga ordre niwe bati muhagarika ibintu. Byaragaragara ko babishyigikiye. Ubutegetsi bwari bunaniwe, hagombaga ikintu cyo gushyiramo rwose ordre mu gihugu. Twagiye kubwira nyiri bakwe turambura ati urabona ubutegetsi bwanyu nta kigenda byabananiye. Nyiri bako yaratwemera ati koko biragaragara yuko byatunaniye pepepe, arabitwemerera. Dushaka no kugira ngo tujye kubwira Kayibanda ntitwashobora kumugeraho. Reba iriya kudeta ya 19 bitirira ngo leta nabikora Imana agiyewe na Kizabera yo mu Bugesera. Ijari yose yo kudeta Gasaki abivuka yari mu Bugesera, iyo kudeta bari bayiteguye. Mubwire hari ikintu batari kuvuga ku mugaragaro. Iyo kudeta Habyarimana yaraye kwa komando wa kompanyi Bugesera ukurikiye Yezu. Kuki icyo gihe yaraye suko yavuga ati iyo kudeta ise kwa muri Kigali ariko ndi horditanje mbeda hanu siri n'icyo ngicyo cyarahabaye. Kubasobanurire gatoya, icyo gihe tuyoboye na Kizabera twanetse iyo kudeta, abo muri Sidi bose Kanombe twaraye hanze, ahubwo tuteganye iriya kudeta nibayikora turayiburizamo po, turafata natwe Kanombe twiyopoze, ntabwo tuza kwemera iriya kudeta kuko twabonaga ubugome bari bafite ba Mutabazi, ku buryo tunabwira ngo abasirikari basubire mu bigo byabo. Mu masaha 11 nibwo Mutabazi yatunyuzeho, twari dutegerereje ahantu hitwa Igahanga, tuvuga duti eskadro nitambuka turahita tujya Kanombe dufata imbunda n'iki, tuvuge duti kudeta tuyiburizemo. Muri make n'ibyo ngibyo bayitwitsiritirira, ariko rero twebwe twashaka kuburizamo iyo kudeta dushaka kudefanda za institution. Ikinsetsa nuko base batwara bavuga ngo twari tugiye gukora kudeta tuyikorera ndetse. Urakoze cyane Apollinaire Bikorimana, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika udusobanurira ibyuzi ukuri iriya kudeta muri 73. Washington, ijwi ry'Amerika. Narabibasezeranije muri aka kanya tugiye guha umwanya umwe mu babyeyi basigaye barera abana bonyine, ni Asteri niyo yita. Kaze neza ku ijwi ry'Amerika. Ye murakoze munyamakuru wamwantumiye, nishimiye ibihe tugiye kumarana. Komeza Asteria, utubwire iyo nkuru y'umugabo wawe Dominique niyo yita. Dominique niyo yita yari officier wo muri 5e promotion, akomoka i Nyabikenke, nanjye niho nkomoka. Yari yabaye kapitene kuri 27 z'ukwa gatatu 1973. Mbere yo kuza i Kigali yari komanda w'ikigo cy'Ibyumba
mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu muri 73 yaje guhamagarwa na etat-major ngo yitabeyo. Yagezeyo arantelefona arambwira ati itegure nabonye invitation yo kuza gukorera i Kigali. Yaragiye gushingwa sécurité présidentielle mu ijoro ry'uwa kane rijya ku itariki ya 5. Yari yiriwe yagiye mu kazi ariko ntumbaze ngo yakoreraga he. Muri iryo joro ry'uwa kane twaryamye hafi mu masaa 4. Twararyamye tuza gutungurwa na telefone yavuze mu masaa 7. Tubanza gusiganira kwitaba telefone, ariko ageze aho umuntu w'umugabo mu rugo yarabyutse yitaba telefone, agaruka ambwira ngo mu mujyi bimeze nabi, agomba kwitaba kuri etat-major. Yagiye yambaye civil, afata ipistole agenda yitabye kuri etat-major. Mu by'ukuri ayo magambo niyo nasigaranye ye, nta rindi jambo rye nigeze nongera kumenya. Yaragiye, ntiyongeye ngo telefone ambwira ati nageze ku kazi cyangwa se nahuye n'impanuka iyi, nta kintu niyongeye kumenya cyerekeranye nawe. Guhera uwo munsi ku itariki ya 5 ntongeye kumubona. Kuva kuri iyo saha ya saa 7 agiye ntabwo nongeye kumubona. Mu gitondo mu rukerera nko mu masaa 11 n'igice haje abantu b'abasirikare, ngewe mbanza bahonda ku rugi, ngewe mbyitiranya nuko yasize avuze ngo mu mujyi bimeze nabi, nkumva hari une urgence y'umuntu uja ahonda ku rugi nyine akomanga gutya. Nihuse njya gukingura, ntangazwa nuko impuriranye n'abasirikare ubona bafite ikintu cy'umugaga. Narakinguye, barinjira, baza bambaza ngo nta mbunda ziri aha ngaha. Koko bari bamuhaye imbunda nini ni pistole n'amasasu yabyo. Ipistole yo yari yayijyanye, ariko iyo mbunda nini yari yasigaye aho ngaho, yari ikiri no muri saro n'amasasu yayo. Bahise bayifata, barahita banshaho, bashaka kujya mu cyumba kuko umwana yari aryamye mu cyumba. Nanjye nahise ngenda ndamufata, batera hejuru matora, bakurura muri teruwari, bareba no muri dushe. Nta kindi kintu bakoze uretse kureba muri teruwari, hari kubarebaga ayo masasu simbizi. Barongera barakata baragenda. Byanteye ubwoba rero urabyumva. Nta kintu ntibambwiye ni bande, ntibavuze bati tumwe na kanaka bakoze icyo gikorwa cyabo. Barongera barikubura baragenda. Bakigenda kuko yari yambwiye ati hano hirya duturanye na ntaho bari, yari pilote uwo ntaho bari. Naramenye nyura mu rugo njya kubabaza, umudamu we yitwaga Nyirakaromba, njya kubaza niba nshobora kumenya. Nabajije madamu we abiwawe bari atari i Kanombe, nimweruka kuvugana ryara? Ati mu kanya twavuganye. Njyewe se ko ayiwanje haje abantu b'abasirikare bakaba batwaye imbunda kandi bakaba batambwiye igikorwa bakoze icyo ari cyo. Ati batwaye imbunda y'umugabo, ntibanakubwira abari bo. Nanjye numvise byongeye bintera ubwoba kurusha ubwo nari mfite mbere. Numvise hagati ye nanjye nta gisubizo koko kirimo, mbese nta kintu kindi ari buze kunyungura. Nahise ngaruka. Igitekerezo nagize ni ukwirukanka nkajya kuri etat-major ngo mubwire ibimaze kumbaho, mbese kuva agiye. Ubwo umwana namusigiye umukozi, ndazamuka. Inzira yose nagiye nta nyoni yatambaga mu muhanda. Ndagenda ngiye kugera imbere ya etat-major, nasanze hari bariyeri. Abasirikare bari bahari barantangiriye, barambwira bati hagarara muri metero 10. Ndahahagarara, mbabwira ariko icy'ingenzi bati tegereza turabanza dusabe uburenganzira. Mbabwira n'uwo nashakaga, bati turabanza dusabe uburenganzira. Ndategereza iminota 10, 20, nta gisubizo nabonye. Ariko hari umwe wagize gutya agenda ajugunya akabuye imbere ye, akagatera, aza ukabona agenda akora mime ku munwa we, ni taha va hano. Yabigize nk'inshuro 3, nza kumva icyo ashaka kumbwira, ari nko kunshira amayeri. Noneho ubwo narakase kuko nabonaga nta gisubizo kiri buze kuboneka. Narakase nsubira inyuma,
ndataha. Muri cyagiye ntari nagera imuhira kuko Froduard Minani wari ministre yari uwiwacu, yari na mwene wabo w'umugabo wanjye. Numvise ngomba guca mu rugo nkajya kumubwira nibuze akaba hari icyo yangiraho inama. Noneho ngiye nasanze urugo rwabo rurinzwe n'umusirikare. Ndamusaba nti hano hakora umwana akana k'iwacu ntireka ngasuhuze. Aravuga ngo ni ngasuhuze. Koko karaje turavugana ati wamenye se ko habaye kudeta? Ati bari mu kubivuga muri radiyo. Ntiye bwana. Noneho arambwira ati nugera imuhira uze kumva. Ese Minani arahari? Ati Minani ntawe bagiye imuhira i Nyabikenke kwitegura ibintu by'amatora. Ubwo nakomeje inzira ndataha. Ubwo nakomeje inzira umuhanda wose nza guhura n'umuntu w'Inyabikenke nawe wakoraga muri radiyo Rwanda witwaga Uhawe n'umugabo Michel. Ambonye ati urakora iki muri uyu muhanda? Mubwira mbese mubwira icyo narinje gukora. Ati taha, ntabwo se wamenye yuko abasirikare bakoze kudeta? Ati kandi umugabo wawe arafunze. Numva nguye mu kantu. Ati nawe taha utegereze. N'ayo magambo yambwiye ku buryo yahise nawe ubona yari afite indi gahunda yakomeje yigendera. Nanjye ubwo ngwa mu kantu ndakomeza ndagenda nzimuhira. Numva mbuze icyo nkora, mburi umuntu twavugana. Hari umuntu rero wari uvuye muri misiyo wari utuye munsi y'aho twari turi. Ati kandi hariya hirya hatuye undi muntu w'iwanyu. Ngezeyo kuri urwo rugo nasanze ari abantu b'iwacu koko, umuntu witwa Hodari Alipi. Abana bo muri urwo rugo nibo bambwiye bati ejo Hodari yari yajyanye madamu ku isambu atagaruka rwose ubona yananiwe. Atariko mu rukerera havuze telefone, havuga telefone ari twe ntawayisubije, ari we ntiyayisubije. Ati yari no muri salo ntabwo twashoboye kujya kuyisubiza. Ati noneho baje guhonda ku nzugi bajya no ku idirishya ry'icyumba cye. Aza kubyuka, abyutse bamutwaye muri iyo kombi. Bati kugeza ubu ntabwo yongeye kugaruka. Hanyuma turumva muri telefone hatangiye kuvuga ikominike zivuga ngo habaye kudeta. Ubwo byageze mu masaha 8 haza kuza imodoka imbwira ngo mu gice cy'isaha ngo baranyoherereza kombi. Hanyuma nje kwivuka. Naguye mu kantu, twavuye ibyumba ibintu byari byaje mu modoka bya bikamyo by'abasirikare. Ubwo rero mu ikombi numvise mbuze ukuntu mbigenza, urabyumva. Cyakora ikombije nafashe utwangushye banyohereza i Nyabikenke. Nkigera i Nyabikenke urabyumva, amakomunike yari yahise bavuga abanzi bagiye kuroha u Rwanda mu icuraburindi. Nahageze ubona hari ikintu cy'umwuka kitari akeye nk'uko iyo umuntu yabaga aje nko muri konje byabaga bimeze. Abaturage nyine baza kureba uje muri iyo modoka, bamfasha gupakurura bya bintu, abasubira i Kigali basubirayo. Ubwo nsigarana n'abaturage b'iwacu badashaka kukwegera bagutinye. Harimo ikintu cya distance, ubona ko ahari ni nko gutinya, bati nitumwegera turaba duhindutse nkawe. Ubwo muri icyo cyumweru nabonye ibarwa ivuga ngo nivanye ku kazi, ngo ndi mbese lettre de révocation ko nivanye ku kazi. Wabayeho ute n'abana? Wabatungishije iki? Ni urugamba rutoroshye kugira ngo urumve ahari nuko nawe uba hari ikintu wigeze kubamo kimeze gutyo, ariko rwari urugamba rutoroshye. Gusa muri njye nabonye ngize iyo nzitane yo kuva kudashobora kuba nageraho nsaba akazi. Ndavuga nti ibyo ari byo byose ntabwo nzasabiriza. Muri ibyo bihe byo gufungirwa muri komine nabonye urupapuro rwavuye kwa prefe nduhabwa na komine ko nagombaga kutarenga komine, ni nko gufungirwa muri komine. Sinashoboraga kuhava ntafite uburenganzira, sinashoboraga niyo byabaga ari nko kwivuza.
najyaga nitaba buri kwezi najyaga Igitarama muri serivisi ya renseignement kwitabayo. Nabikoze imyaka 5 namaze muri komine ya Kavukire. Urumva nabyo byari ikindi kibazo kitanyoroheye. Ni ahantu mu birometero birenga 50 kuhagenda n'amaguru ntibishoboka. Ni ukugomba gutega imodoka. Nagerayo kandi nta kintu bambwiraga kidasanzwe, kwabaga ari ukugenda ngatora umurongo aho ngaho nkahirirwa nicaye Igitarama kuri serivisi ya immigration. Nta kintu bambazaga, nta kintu bambwiraga uretse kumbwira ngo uzongera ugaruke ukwezi gutaha. Hashize imyaka 47 urumva umeze ute mu gihe ikibazo nk'iki cyongeye kuganirwaho tukakivuga? Nzi kutigeze ubivuga nibwo bwa mbere ubashije kubivuga ku mugaragaro, ugasangiza inkuru yawe abumva ijwi ry'Amerika aho bari hose. Urumva umeze ute? Kuba umuntu yaraniganwe ijambo ntashobore kumenya ibyabaye ku muntu mwabanye mwakundanye, urumva yashoboraga gufungwa ariko nkamusura, yashoboraga gupfa nkamuhamba, nkamenya uko bigenze, nkamenya naho umuhambye, ariko ibyo byose nta kintu nigeze nshobora kumenya. Narababaye. Hanyuma ubu ngubu ko n'umuntu ashobora kuvuga ati haramutse habonetse umuti, umuntu akamenya icyamubayeho, yafungiwe iki, yapfuye uruhe, yashinguwe he, ibyo bintu ni kimwe mu bintu nanjye nakumva bimbohoye ku mutima. Asteri niyo yita, ndagushimiye byimazeyo ku bw'aka kanya waduhaye. Washington, ijwi ry'Amerika. Tugiye guhita dutangira kumva ubuhamya ku byakorewe bamwe muri abo banyapolitiki bafunzwe. Twumve ubuhamya bwa Apollinaire Bikorimana. Kwifungwa ba Serubuga barahari n'ubwo bagenda badashaka kubyemera, bifungwa byo bajyaga hamwe bakavuga batabagomba gufungwa. Urakoze, reka umubwira kana ahubwo abantu bagomba kumenya uriya Serubuga yigiranye nyinshi. Reka nkubwire ibyo Biseruka yatubwiye dufunganye mu kasho muri special rwose. Ntega amatwi n'umunota umwe mbigusobanurire. Fata umwanya utubwire. Biseruka yatubwiye ko yahuriye na Serubuga ku Kabaya, kandi icyo gihe hari ibikoresho yari amushyiriye byari bivuye muri kompanyi PM i Kanombe byo kubakisha. Hanyuma Serubuga abaza Biseruka atese uwitwa Bizimana, uwitwa do Kapitene Bizimana, uwitwa Munyaneza, uwitwa Kanani baba bakiriho? Hanyuma ngo Biseruka aramusubiza ati bariho. Undi abaramubwiye ati ukigera mu Ruhengeri ni ukubicisha inzara. Biseruka tubwira yuko icyo gihe byamwanze mu nda, ahita bukiyaga Kigali kugisha inama Mbonamerika warije yari inshuti, amubwira Mbonamerika aramubwira ati byo ntushobora kubyemera, ati ahubwo nibaguhe urwandi nuza letre donc icyemezo cya Perezida wa Repubulika kiho kashikiho n'isinyai. Akomanga kwa Serubuga kwa chef d'état major ajuru ngo Serubuga aramubwira ati ibintu by'ubusabusa nk'ibyo bitafite, ati nibyo byatuma nderanja Perezida wa Repubulika. Biseruka tubwira ko byamwanze mu nda, asubira ajya kubaza noneho ajya kubaza Rizinde, noneho Rizinde aramubwira ariko ibyo ngibyo kubikora iki bikora cyo, ariko nguzi kuri umwana. Twashatse kumenya ibyo Bikorimana avuga kuri Stanislas Mbonampeka wari G1 yarashinzwe abakozi muri Etat Major. Twaramushatse yemera kutuvugisha. Bwana Mbonampeka, kaze neza ku ijwi ry'Amerika. Murakoze Venuste. Amagambo ya Apollinaire Bikorimana uvuga yuko Biseruka yaje kubareba muri Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda, mwari muri Etat Major. Ibyo bintu murabyibuka? Biseruka aza kubareba no kubagisha inama? Yewe nge ndumva uko yabivuze ntabyibuka,
icyo nemera ni uko Biseruka yari umuntu tuziranye cyane, yari inshuti yanjye, ariko kuba yaraje mu biro muri etamajoro aho nakoraga kambwira ngo bagiye kwica abantu, icya mbere cyo iyo abimbwira atyo ndumva uko niyizi n'uko nitwaraga ntabwo biba byararekeye aho, mba naragiye kwibariza uwo bavuga wari wamutumye. uwo ndumva ntibuka kuba naragiye kuba nabimubaza. Icyo nibuka neza kandi kitaruta ibyo ngibyo ku buryo naba narabyibagiwe ni uko bamwimurira gutegeka ikompanyi ya Ruhengeri, yaje kumbwira ko afite ubwoba atabona impamvu iyo kompanyi ari we bayihaye kandi atumvikana nabo cyane. Ikibazo cy'iyo kompanyi ya Ruhengeri ari ikihe? Ikibazo cyarimo nuko yagiraga ati ni kompanyi ikomeye, wowe ngewe ntabwo numvikana nabo cyane, simbona impamvu bayimpaye, sinzi impamvu numvaga rwose asa naho agira ati ndumva ko iriya kompanyi ubanza harimo imitego hari bandize. Abo yavugaga ni bande? Ubwo ni chef d'état major adjoint surtout Serubuga. Yaje kumbwira ati ntabwo numvikana na Serubuga cyane, ati ro kuba yanshyize hariya mu Ruhengeri, ati hegereye iwabo, simbizi ntibatawe ntiyazankoresha amakosa. Ndamubwira nti buti kompanyi ni kompanyi nk'izindi, kandi anta k'umusirikare ntabwo wakwanga kujyayo, ugomba kwemera ukajyayo nawe ukitonda ukajya ureba neza ibyo bagutegetse, niba bitanyuranyije n'amategeko. Ibitanyuranyije n'amategeko babigusabye nubwo yenda bitari muri attribution, bitari mu byo ugomba gukora, ukaba wabibakorera. Ibyo ubona bidahuje n'amategeko arasanzwe y'abantu ari aya gisirikari, ibyo ni ukujya nawe ubyitondera cyane. Ibyo ubona binyuranyije n'ayo mategeko ukaba wabyakira urupapuro rwo kugira ngo nibavuga bati kuki wakoze ejo batazabaho babikurega ngo niwe wabikoze ku giti cyawe kandi barabigutegetse. Ibyo ugomba kubyakira urupapuro nawe ukaba urufite mbese rwakurengera. Ibyo nibyo nibuka namubwiye. Kuba yaraje kumbwira ngo bamutegetse kwica abantu, ibyo ndumva rwose nta mu mutwe wanjye ndumva bitarimo. Umuntu wafashwe wafunzwe nta burenganzira umusirikare afite bwo kuba yamurasa, nta nubwo n'ugutegeka yabigutegeka ngo ubyemere. Ku ruhande rwe Apollinaire Bikorimana yakomeje atubwira uko imfungwa zari zibayeho muri gereza ya Ruhengeri. Isereka tubwira ko icyo gihe yakomeje ajya ku Gisenyi, ajya kureba Majo havuga intore wateka kompanyi Gisenyi. Ageze ku Gisenyi asanga we yatangiye kubicisha inzara, ahita agaruka. Noneho ageze mu Ruhengeri nibwo ashyize mu bikorwa ibyo Serubuga yamutegetse. Munyaneza, Bizimana n'uriya wari jije Kanani ahita abicisha inzara ntibongera kubagaburira. Kandi Biseruka aracyahari, ngusabye yuko Biseruka wabimwisobanura. Nigeze no kumubaza ahubwo dufungiye mu Ruhengeri na pardon muri special ndamubaza niko, ariko mu komanda ko bavuga yuko ari we wishe Bizimana, arambwira ati Bizimana barabeshya, dakoro apfa kuko abanyururu baravuga ngo yaramurashe na pistole, ngo yamusanze mu muza, ngo aramubwira ngo mu kapitene, ngo kapitene utagira imbunda ngo ahita amurasa. Ko abanyururu ariko bavuga. Arambwira ati shawe Bikorimana ati rwose ntabwo, bati barabeshya, ati apfa, ati agitaba Imana, Bizimana yitaba Imana. Nta nubwo nari naragiye muri misiyo hanze, ni Rwangiraho wari waraje kunsigariraho ava mu mwuka ati sinari impari. Hano ku Ijwi ry'Amerika tugerageza gusesengura niyo byadutwara iminsi n'ibyumweru. Stanislas Biseruka uvugwaho kuba yoroherejwe mu butumwa mu mahanga kugira ngo atange umwanya wo kwikiza abanyapolitiki bari bafunzwe. Twaramushatse atwemerera ko kuko yoherejwe mu butumwa, mutwihanganire kubera yuko imirongo ya telefone itavuga neza. Oui, allô? Oui, mon colonel. Oui, allô? Ndakumva. Sinzi mwarabibonye ibi ngibi Colonel Lizinde avuga ko ariyo témoignage yanyu
koko niko byagenze mwajyanye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri misiyo ujya muri misiyo muri Aziya mwarajyanye koko kwari umusirikare wari ugiye muri misiyo muri Aziya gukora iki uragenda nta kindi wakoze iyo wari uherekeje minisitiri gusa muri Korea muri Romania Rwanda mukomeje kumva rero ijwi ry'Amerika tukaba dushimishijwe no kwakira muri kino kiganiro cyandika amateka y'amanyakuri ku byabaye mu Rwanda muri 1973 tushimishijwe no kwakira umukambwe Justine Mugenzi wabaye umunyapolitiki mu Rwanda. Justine Mugenzi, kaze neza ku ijwi ry'Amerika. murakaza neza namwe. Mukanya umuntu witwa Apollinaire Bikorimana yavugaga yuko ushobora kubuzi wabonye abantu bamwe mu banyapolitiki bapfa wafungiye muri prison speciale. Nawe niki wibuka wabonye wabwira mumva ijwi ry'Amerika kuri abo bantu bari muri iyo gereza n'ababuri irengero? Abantu nabonye muri iyo prison ya speciale mu Ruhengeri ni abantu bari navuga ko bari mu rwego ruciye bugufi, niba ari na politiki hari ba burugumestre, hari umuntu wari ukomeye kurusha abandi ngira ngo ni Damian Mivumbi, undi muntu nibuka witwa Alexandre Ntaganzwa, Aloyizi wari warigeze kuba directeur de prison, nawe abakomeye abo ba ministre abo ba Kanani ntabwo wigeze uhabasanga, ba Munyaneza? Ntabwo nigeze mbabona rwose, ntabwo nigeze mpabasanga. Iyo gereza yinjirwagamo na Sembagare wenyine azanye n'umunyururu wo mu kigo kinini amuherekeje kuza kugabura. Nta wundi muntu rero uhageze ntihagire ukubeshya yuko yabonye imipira y'abo bantu, ntawayibonye. Nanjye ubwanjye nta ntumbi yabo nabonye, ntawe nabonye asamba, ko buri muntu yabaga muri serire ye. None byuriya Bikorimana uvuga yuko ubizi ngo wabashyize mu mifuka, ibyo bintu arabeshya? Ndakubwira uko byagenze. Uburyo twari tubayeho muri iyo speciale bwari bubabaje nabwo cyane, kuko twashoboraga kumara iminsi 3 tutabonye icyo kurya, tutabonye amazi araye kunywa ari nayo gukaraba, kuko en principe Sembagare yagaburagayo rimwe mu munsi. Nta muganga wahageraga, nta wundi muntu n'umwe wigeze kuhagera, uretse hari umunsi Izinde yahaje azanye n'uwari ministre de la justice Nkurunziza, ngira ngo n'abandi basirikari nka babiri babaga babaherekeje. Nta wundi muntu washoboraga kuhagera. Reka noneho twumve icyo Prote Zigira Nyirazo wari prefe w'icyahoze ari prefecture ya Ruhengeri abitekerezaho. Ibintu byabaye Ministre Nkurunziza avuye muri visite, nibwo en fait byabaye ikintu cy'agasuzuguro kakabije, nanjye okereje assiste. Urumva rero ndi kubyibaza, kandi uko kubyibaza kwanjye no gutangara surtout ko ministre de la justice kugira ngo musuzugure kuri ubwo buryo. No, ibyo ni ibintu nosoroma byantangaje, byanambabaje, kari agasuzuguro gakabije. Ibyo mwarabivuze, mwabwiye umukuru w'igihugu ko icyo gihe ntabwo ari ibintu umuntu yashoboraga gutinya kuvuga, nubwo ibyo byari biteye ubwoba, byari biteye n'agahinda. Tugaruke kuri Justine Mugenzi atubwire uko abanyapolitiki bapfuye. Uti bajya gupfa rero bapfuye baterishwe nande? Nicyo nshaka kumenya. Abo bantu uko twari turi aho ngaho muri speciale, ubwo ko twagaburirwaga rimwe mu munsi, ariko hakaba ubwo Sembagare afite uruzinduko, hari aho
agira muri weekend par exemple akazazana ibiryo kuwa kane mu gitondo cyangwa se akabizana nimugoroba ari byo kuzarya guhera kuwa gatanu mukazategereza igihe azagarukira kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu kugira ngo yongere kubagaburira. Noneho ibyo bintu biza kutumerera nabi cyane, bamwe babyihangana kurusha abandi bamenyera kujya barya ibishyimbo byagaze, ibishyimbo byazanye umusatsi kubera kugaga, cyangwa umutsima wumye wabaye nk'ibuye wumiye mu kadirisha. Noneho abo bagabo rero bajya inama bati tugomba kureba ukuntu ibi bintu twabimenyesha abandi, twabimenyesha nka Croix Rouge, twabimenyesha nka Amnesty, bamenye yuko abanyapolitike bafungiwe hano bagiye gupfa nabi. Bemeza rero umugambi yuko bazatangira gukora grève de la faim, bemeza umunsi bazatangiraho grève de la faim. Ubwo twari muri special, twari abantu abatari bari muri iyo dosiye ya politike yango twari 4 noneho cyangwa 5. Noneho umunsi wo gutangira grève rero de la faim, Sembagara araza nk'uko yari asanzwe aza agakingura ingufuri ati zana ikarayi nako isahani yawe bagushyiraho ibiryo. Undi akamubwira ati sindya, nabihagaritse. Undi agasubizaho urugi agakinga akagenda, yagera ku wundi akabigenza atyo, azenguruka amaserire yose y'abo banyagitarama harimo n'iyo ya Nyesi. Ntabwo amaze gusubizaho imiryango, ntabwo yongeye gukingura izo serire ngo abone umuntu ukiriho. Yaraje asanga bose barapfuye, akajyaza mu gitondo tukajya tuti wenda bagiriye imbabazi. Ubwo nari mpari ndi kumwe na wa wundi bitaga Pacha, professeur wa predigitation. Undi yari umunyekongo bari bafunganywe nawe warishumiye. Hari n'undi mugabo witwa Venuste w'umunyacyangugu, hari na ndumva arabonibuka. Noneho rero bibakamenyero yuko aje kugabura atakirirwa areba ayo maserire yo kuri redo chaussée, kuko byatangiye abari bari hejuru muri etage nabo abavanayo abaha amaserire hasi. Hamwe hari amaserire y'ingengo yari 10 no hejuru akaba 10. Abagaburira cyo inshuro ya nyuma, yabagaburira inshuro ya nyuma, agarutse baramubwira bati dufite grève de la faim. Tukaba twibwira rero yuko wenda inkuru nimenyekana nigera hanze yuko abanyururu b'abanyapolitike bari muri grève de la faim, ko bizatera akantu k'akabazo bakaza kureba, bakaza kureba icyabateye grève. Reka da ntawigeze n'umwe ahazi, ntabwo byajyaga kumenyekana kuko nta nkuru yavaga muri speciale ngo igere hanze itajyanywe na Sembagara ubwe. Akazana ibiryo mwebwe mukarya abandi bakabihorera. Yazanaga ibiryo twebwe tukarya abandi akabihorera. Bigenda bityo kugeza ku munsi wa 10 abantu bamaze kuba imirambo rwose batagishobora no kuvuga, kuko mbere babanje kujya bahagarara ku muryango umuntu akavugana n'uwo hakurya ye batije mu kadirisha. Hanyuma nabyo bigenda bihora hasigara nta muntu wagira ngo nta muntu wa. Ku munsi wa 10 cyangwa 12 nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi hari amaraso. Ubwo bakwiye kugira ngo barebe ibyari by'ubwo hari kuri serire y'uwitwa Mivumbi Damian. Basanga sinzi aho yavanye akembe, basanga yari ikase umuhogo cyangwa umutsi wo kwijosi, arabanza avira hinduri y'ikarayi ye, hanyuma aratembagara. Ubu rero waratambukutse haca igihe nta yindi serire bakinguye. Dutazanta cyo kora Sembagara yaraza agakingura akarunguruka akareba uko umuntu ameze, nta kumuvugisha. Yasanga yarapfuye agakingura akazana umunyururu uzanye ibyo
guteruza yazanaga umuntu umwe akabitunganya agashyira ku ngorofani akajyana. Abandi uwapfuye mbere yapfuye ku munsi wa 31. Abapfuye mbere bishwe n'inzara koko ni umunsi wa 31. Abura bibuka? Ntabwo nibuka amazina yabo n'abantu ngo bari ba burugumesitiri bo muri za Gitarama iyo ngiyo. Undi wakurikiyeho donc hagati ya 30 iminsi 31 na 44 nibwo abandi bose bapfuye, hasigara uwo mugore Agnes. Undi wapfuye nyuma n'uwitwa Aloyizi atari Aloyizi Twagirayezu, c'est ça. Niwe wapfuye nyuma mu bagabo, hanyuma Agnes apfa ku munsi wa 52. Ibyo kuvuga ko yari afite amayeri yo kuvoma amazi ni ukubeshya kuko aho bavuga ngo yavomaga amazi keretse yabaga afite ikise umugozi w'umurunga yajugunyayo ukaza muzanira amazi wabuvuye. Mubwiye yuko ibyo bintu bitabayeho, bayicaye barabanza bakajya bataka, Sembagare yaza bagataka bakabisa n'abamwinginga bati nyabuneka turashize, akitambukira akagenda. Birumvikana yuko baje kugeraho basa n'abisubiraho babonye bashonje, ariko noneho Sembagare yanga kwaha ibiryo. Byari bikiri mu minsi 3-4, ariko bamaze kubona icyumweru cyose kirenze bararekeye. Ntibazakubeshye, nta yindi disikuru yabayeho, nta wundi muntu wahageze. Ibyo kuvuga ngo nijye wahambiraga amagufwa yabo, ibyo nabyo ntabwo ari byo. Byose Sembagare yabikoranaga n'umuntu we w'umunyamahanga we witwaga bamwitaga Murefu, niwe wajyaga aza kugabura, ni nawe wazanaga ibiringiti byo kuhambiramo akajyana. Justine Mugenzi, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Iki kiganiro icyo kigamije si ukuzura akaboze, ahubwo ni ugusana imitima y'imfubyi, tubabwira aho abantu babo bashyinguwe. Ijwi ry'Amerika ryabemereye kuzabafasha. Prote Zigira Nyirazo aratubwira amakuru afite. Simbizi niba hari ababigeze bashyingurwa Nyamagumba, uretse iteka nabo bajyanaga n'ibyo bakoraga babikoraga nijoro. Nziko numvise ko hari abantu bahambwa hitwa mu Kagohe ni mu ishyamba riri hagati. Urabona ikigo cy'abasirikari kiri mu Bigogwe? Ndaharuzi. Ni hafi y'icyo kigo cy'abasirikari mu Bigogwe niyo babajyanaga. Ibyo byaje kumenyekana nyine aho u Rwanda bamenyeye ko abo bantu babishe, aho bajyaga babajyana naho ngaho niho babiciraga. Ku Gisenyi sinzi hariho, simbizi nk'uko nakubwiraga, sinzi niba Prefe Nshunguyinka yaba hari ikintu yamenye cyo no kubapa. Ahandi bahambwe havugwa ni mu Rwabayanga mu Bugesera. Bahageze bati turaganira na Laurence Rubuga wari wungirije umugaba w'ingabo z'u Rwanda. Hari urupapuro hano rwari izinde impapuro 54 bizinde yanditse, hari ahantu avuga ko hari abantu abanyapolitiki bahambwe mu Rwabayanga mu Bugesera, kandi bakaba barashyingwe n'abasirikare bo muri Kangako. Ibyo bintu ko bigarutse kuri leta y'amajoro, hari icyo mwabyumviseho? Mwarumvise ko hari abashyinguwe mu Rwabayanga? Ndavuga icyo nzi, kuko njye mvuga icyo numvise, icyo nabonye. Donc Prefe witwaga Nshunguyinka, donc habaye Prefe muri Byumba, habaye banditisme ikomeye. Noneho twavugaga service ya BCCN, hari indi yindi yitwaga BCR, imwe yari yobewe na Burasandi na Munyarukiko, zirakurikirana zireba aho iyo banditisme arme yari iturutse, itanga raporo kwa Ministre de la Défense ko yaba ari abantu bashaka gusabota Prefe Nshunguyinka. Niho yimurirwaga Icyangugu, na banditisme igenda imukurikiye irakara. Noneho ikaze Perezida Habyarimana yohereza
munyarukiko. Hanyuma aza ku telefone arambwira ati Liyetona Habyarimana Jede mushyizeho aramfora munyarukiko icyangugu ati kugira ngo bajye kuerisida iriya banditisme ikabije icyangugu. Ati ujye ukurikirana dosiye zo kwa Jede kugira ngo niba hari ibyihutirwa ujye umbimbwira tubikore hakiri kare. Noneho hashize nka 3 semaines Liyetona Habyarimana mbona araje amate ati mvuye icyangugu ati hari abantu munyarukiko mpaye ngo tubabarize ino i Kigali ati kuko president y'icyangugu nta security ifite. Hanyuma como le chef de bureau Jede yakoraga raporo directement chef d'état major ntabwo namubajije ngo ese warabikoze cyangwa ndi wabikoze. Hashize nka 3 semaines le president niho yambazaga tese Liyetona Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye icyangugu yabajyanye mu Bugesera. Ntacyo yambwiye mu general. Ati Sebatware prefet Sebatware ambwiye ko ngo yabisha akabajugunya mu Rwabayanga. Ati maze kubwira procureur uko yise zisadosoka ati ubwire komanda wiga ko abasirikari be ntibere kwivanga muri travail ya procureur ya parti. Hashize nk'isaha arambwira ati yewe ati mbonye raporo ya komanda wiga ko ati were kuri umwohereza message cyangwa ujye kumureba Pursora ati ahubwo ngiye kuguha iyo raporo umpropose uko wamusubiza ati nkorera ntoza projet de lettre tuyohereza. Nkora projet de lettre turayohereza komanda w'ikigo kiga ko nta kintu yangiye kwandika na president Habyarimana ntagiye yongeye noneho buretse noneho kandi dufite un programme de stage y'ababirigi G1 propose abantu bagombaga kuzijyamwo le president abara umuntu wagomba kujya kwiga muri Ecole de Guerre bari babiri umwaramu barashyiramo Liyetona Habyarimana ngo ajya kwiga. Igihe yarari kwiga sinzi kuntu twari twamaze kugera muri komite centrale Kavaruganda niwe yambwiye ati niba ari Fatari kandi arambwira ati niba ari wowe niba ari Rusatira ati abantu mushaka kunkinira Maida ati president yampaye akazi ati none mwebwe murashaka kubusabuta. Ntese iki ati ibintu byo mu Rwabayanga ntiwabyumvise ni wiwe ni president wabimbwiye. Ati l'auteur principal ati ngo ni officier mwakoranaga ati none ngo mwamwohereje kujya kwiga. Ni president wamwohereje ni nawe ni wamwandi wamushyize kuri liste y'abagenda ntabwo ni sinzi niba yarabyibutse. Ariko se umva se arambwira ati nzamubaza ati ntabwo ari ngombwa ko wagira ariko njyewe ejo ndabimubwira mbwira president arambwira ati uyavuze ko azambwira nzamusobanurira. Ibyo nibyo nzi ko Rwabayanga. Uwo Liyetona ufasha abantu banyapolitiki akabavana icyangugu akabageza kandi nkubwira ko ari lebandi bari bavanye icyangugu abo tuzi. Urambwira ko abiciwe mu Rwabayanga ari amabandi yaravanywe icyangugu akajyanwa igako. None Perezida wa Repubulika uwo muntu wishe amabandi bakamwimba kujya kwiga ariko Kavaruganda bakubwiye ko yababaje niba muvangira kura ko yarishinzwe amadosiye pa y'amabandi. Kavaruganda yashinzwe amadosiye y'abanyapolitiki yose n'amabandi. Ariko ayo mabandi baza kwica mu Rwabayanga bari bananiwe kuyicira icyangugu kuki barenze Nyungwe. Sembi ugiye gutuma nanone urubanza ngewe ndakubwira ko Liyetona Habyarimana yambwiye ngo baje kubabariza i Kigali kuko prison y'icyangugu nta security ifite ngo babacika. None se kuki batababarije 1930 bakabajyana mu Rwabayanga mu Bugesera niho hari prison nini? Ugiye kubimbaza yabaye Habyarimana turi kumwe ngo mubaze musubize. Uwo Liyetona Habyarimana ubu ngubu aracyabaho? Simbizi ubwo yavuye kwiga ngira ngo Kavaruganda yamutaye
sinzi niba yaramutaye muri yombi ariko yamusanganije ankete yaje kuba nk'utaye umutwe ko nabibonye kuko yaje gukora ibintu atajyaga gukora yadakora ibyo ngibyo. Ibyo ni nk'ibiki? Imyifatire ye yonyine yari igayitse. Nibyo niko nge iyo ni dediction personnelle nta kimenyetso mbifitiye. Nge ndakubwira ko perezida yambagije ati ese abantu Lieutenant Habyarimana yavanye Cyangugu yakubwiye ko abajyanye mu Bugesera. Hanyuma noneho niho namubwiraga nti no. Ati Sebatware kandi Sebatware ari hariya mu Bubiligi wamubaza. Niwe wa mbere wabibwiye perezida Habyarimana ari abaturage babimubwiye. Reka nkubwire mpere ku bintu byanditse hano byasizwe byanditswe na Rizinde, Major Rizinde. Aravuga ati igihe ubwicanyi bumaze gukwira hose ndetse bigagera no muri Kigali, ati jyewe ubwanjye nihamagariye Colonel Serubuga, ati umubwira yuko imfungwa za politiki zirimo zicwa, ati Serubuga anyemerera koko ko ibyo bintu byabaye. Atambwira yuko icyemezo cyafashwe na chef d'état major kugira ngo ibintu birangire, ati kandi ko komanda munyarukiko yoherejwe mu Ruhengeri kugira ngo akurikirane situation uko yari imeze. None agakomeza avugira ati uwo komanda munyarukiko warushinzwe operation mu Bugesera, ati kandi ni nawe woherejwe mu Bugesera kubwira ibyo wambwiraga, kubwira kapiteni Kinyoni, urumva wari waragiye gushaka information ku muntu witwa Lieutenant Habyarimana wavugaga, akaba ari nawe wari watangiye kwica abanyapolitiki abajugunya mu Rwabayanga. Arangiza avuga ati komanda munyarukiko yari inshuti, yari umuntu perezida yizeraga, ati ni nawe bashinze kujya igako ajya kubwira abasirikare uko abantu bishwe na Lieutenant Habyarimana ko bari amabandi, ko batari abanyapolitiki nk'uko Rimere yabivugaga. Nubwo rero ko bavuze yuko ari amabandi ariko bari abanyapolitiki, hamwe mwohereza y'umuntu uyu munyarukiko ngo agenda avuge yuko abapfuye atari abanyapolitiki ko ari amabandi. Icyo ukora ngereranyije n'igihe iyo sequence nakubwiye bapfa munyarukiko yari Cyangugu kuko Habyarimana yamusize Cyangugu. Sinzi n'igihe yaziye kuko yari muri service bureau central de recherche. Ari naho nyine yaje ngo atanga raporo yuko koko ari sabotage bari gukorera Nshungu y'inka bagahita bamwohereza ku Gisenyi. Ibyo nibyo na deduiza do ya sequence ngewe nakubwiye. Ahubwo se Nshungu y'inka ari Cyangugu, abanyapolitiki bari Cyangugu barahabavanye babiciye mu Rwabayanga. Nshungu y'inka nta abanyapolitiki bari reka tubite amabandi barahavanye bagiciye mu Rwabayanga. Nshungu y'inka bamujyanye ku Gisenyi. Wanyemereye yuko hari bamwe bari bafungiye ku Gisenyi, abandi bafungiye mu Ruhengeri. Abari bafungiye ku Gisenyi mfite inkuru zimbwira yuko bahambwe mu ahitwa mu Kiriba. Icyo gihe Nshungu y'inka yari prefet, nabahamagaye Nshungu y'inka mubaza, ambwira yuko abo bantu bishwe ko atabazi, ko atazi naho bahambwe, ariko abanza yaratarahagera, bapfuye atarahagera. Nawe yambwiye yuko rwose ndakeka abanza yatarahagera. Nawe yambwiye yuko yatarahagera kubera ko makuru yari yabanje kuvuga yuko yari abizi, biba ngombwa ko njya kumwirebera kugira ngo murenganure. Nshungu y'inka mbwira ko rwose ibyo bintu atigeze abimenya, ko yari atarahagera, ariko amakuru akambwira yuko bahambwe mwirimbi ku Gisenyi. Aho ngaho hari icyo mwamenye ko bashobora kuba ariho bari, nukumenya aho bari gusa kugira ngo abana bamenye aho abantu babo baya. Ntabwo mbizi.
Laurent Serubuganda gushimiye. Mwabyumvise, bahambwe ahitwa mu Kagohe hafi ya Bigogwe mu Rwabayanga rwa Bugesera, Mwirimbi rya Gisenyi no kuri Nyamagumba. Mu kiganiro cyacu gitaha tuzatumira abantu bakurikiranye cyane amateka y'u Rwanda hamwe n'abana b'abari abanyapolitiki, tuganire ku ngamba n'inzira zo gukomeza gushyira imbere ukuri hagamijwe ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Iki kiganiro